Ikaze mu kiganiro Real Women, ikiganiro kiba kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu saa moya ndetse na saa mbiri z'ijoro. Nk'uko mubibona rero turi kumwe nanjye Rwema Christelle, Belize, Pascal. ngira ngo tufite abatumirwa bacu. Uwa mbere araba ari ni Sonia Umwari, umukobwa uba muri foundation yitwa Save Our Girls, bakaba cyane bita ku bana b'abakobwa mu mashuri yisumbuye, aho turi bumubazi cyane ku byerekeranye n'umubare w'abana b'abakobwa bagenda biyongera batwita inda zitateganijwe. ngira ngo abatumirwa bacu ba kabiri ni abantu bo muri Christian Film Festival, akaba ari Mazimaka John Kennedy ndetse na Christian bari gutegura ibintu bya Christian Festival. Ikaze rero mu kiganiro mukomeze kubana natwe. Belize riwe neza. We neza Pascal. Namwe mwiriwe. Mwiriwe. Watangiye twibwira. Nitwa Sonia Mwari, abandi umwe mu bagize umuryango witwa Save Our Girls ufasha abana cyane ab'urubyiruko bari mu mashuri yisumbuye kurwanya inda zitateganyijwe. Sonia Umwari tugaye ikaze muri The Real Women Show. Nkuko mumaze kubyumva rero kandi uko twabivuze ngewe na Belize tugiye kuganira ku kibazo cyugarije u Rwanda cyane cy'abana barimo bagenda batwita mu buryo butateganyijwe nk'uko Sonia abitubwiye, akaba ari umubare munini mu minsi ishize wagaragaye mu murenge wa Muhoza ni mu karere ka Musanze. Beri tangira ubaza Sonia. Sonia wiriwe kandi hagati aho murabona ko akiri umwana ni mwiza kwera murasabye kuri. Ese ubona ari izihe mpamvu zituma abana batwara izo nda zitateganyijwe cyane urubyiruko nk'uko mwavuze? Ese ubundi ko mwavuze urubyiruko muri kuvuga urubyiruko ruri mu mashuri yisumbuye, kuko urubyiruko no kugeza ku myaka 35 ni urubyiruko riri inyuma avuye muri segonderi muri kaminuza. Ese oya, urubyiruko twibandaho cyane n'abari mu mashuri yisumbuye nk'uko nabivuze, kuko nibo baba bakijya muri iyo myaka nakwita abenshi dukunda kwita ya adolescence, tuvuga ko bashyushye bashaka kumenya umubiri wabo. Niyo mpamvu ari kandi hari byinshi bataramenya neza, bafite icyo nakwita nimba ari ubujiji sinzi, ariko hari bimwe bataramenya neza. Rero nibo twegera kugira ngo tubafashe tubayobore uburyo bagenda muri iyo processus itagiye babyarira izindi ngaruka zitari ngombwa. Nisi Soni niki nkuko yarabivuze niki kiri ikibyihishe inyuma uko gutwara inda z'indaro, wenda tugende nkaho mwagiye mugera mubona ari ibihe bibazo bituma abana batoya bari ku myaka mito bishora mu busambanyi? Ikibyihishe inyuma hari kutamenya neza. Yego bariga ngo uko cycle menstruelle zabo zigenda muri biology, ariko ibyo ntibabimenye neza. Hari icyo nakwita ubujiji baba batazi neza. Hari n'ikindi cyo kwifuza nka caractère kenshi abakobwa tugira, kuko uyu ubonye runaka asa neza nawe ushaka gusa neza nakasa neza, ariho n'abazi batera babahera babaprosha bakabashukisha ibintu bikoroha kugira ngo bababone. Ese ntago dushatse kuvuga uprecizing, ariko se hari abantu specific? Ese abazibatera ni bande? Abazibatera ni abagabo. Yego ariko nyine ntago turi kuvuga ntago ari abagabo bose. Urumva nk'uko wavuze ngo mwibanda ku rubyiruko kuri muri segonderi, no kuvuga abo babashuka nabo bari somehow specified. Ntago navuga ngo 100% specified, ariko ahanini usanga ari abantu bakuze, abagabo wenda bafite ingo, abasore bo muri za kaminuza se, kuko nibo nyine urabona hari ukuntu umuntu mwigana w'umupinga, ntago umuntu mwigana umuntu mubana muri dortoir cyangwa mujya gusangira sinzi umwumva. Ariko iyo uhuye n'umusore ukubwira ati nge ndi muri kaminuza, ibyo byonyine uba wumva kaminuza y'ikintu gihambaye kiri muri segonderi. Nge ndi muri kaminuza, akaba afite wenda n'ayo mafaranga akwereka, ukahita ubona ko nyine bikatuma bikarushaho kumushuka. Donc abo navuga babatera amada benshi ni ababa bari hejuru yabo, abasore bo mu makaminuza, abagabo bubatse ingo n'abandi nk'abo. Season ibintu bituma bararikira kujya muri izo ngeso, ibyo byose biragoye kugira ngo mwebwe mu bihandling, sibyo? Ni iki mubikoraho? Icyo tubikoraho ni ukufasha umutwe, mindset. Ni ukumubwira ko nkuhe nk'urugero nimba umwana avuga ati nge
mbonye umusore cyangwa umugabo unshukisha telefone ndagenda nkora ibyo nashakaga umwumvisha uburyo iyo telefone we agira priorite burya itari priorite nimba yumva ko nyine agomba gutunga iyo smartphone imeze neza ariko akaba atashobora kuyibona icyo gihe nibwo yishora muri izo ngeso wenda z'ubusambanyi kugira ngo ayikuremo rero wowe umwigisha kumva ko iyo telefone ntabwo ari priorite malgré ko atayifite cyangwa ntayihari ubuzima bwakomeza ako soni wenda ntabwo ndi muto cyane nge iyo myaka wenda mwibandaho nge shobora ko narayirenze ariko ndashaka réalité des choses sibyo ofite iyo umwana w'umukobwa mu isi tugezemo hagezweho za WhatsApp ukaba ufite account kuri Facebook na za Instagram ibintu byagiye biba byinshi iski birurushye ko wambwira ngo ifate uko urihura bimbwira ifate nibiki aho kugira ngo umugabo aguhe iyo telefone nziza nkaba nakifata nkavuga ngo ntabwo ari priorite gute se atari priorite nese niki kiri priorite ntabwo ari priorite kuko maze kugusobanurira naba nagusobanuriye consequences z'ibyo uwo mugabo uzagwa telefone ko bizagenda nimba baguhaye telefone ya WhatsApp n'urugero ariko nyuma ukatwariramo iyo nda izakubuza amashuri yawe igahagarika avenir yawe yose wari ufite iyo uri umwana twakwita bumva kandi tuba twakwigishije twagerageje kugira ngo ikintu cyose ucyumve wumva neza ko ibigezweho yego ni byiza kuba kuri WhatsApp ni byiza gukoresha iyo Facebook ni byiza ko ugira telefone isobanutse nk'abandi nawe ugatera imbere ariko ntago bivuze ngo utanga ubuzima bwawe cyangwa utanga icyerekezo cyawe cyangwa future yawe kubera iyo telefone kuko ushobora gukora ukiga ukamererwa neza ugashobora kwigurira iyawe ku giti cyawe ukarenza wa mugani niyo nkuko Belize bivuga utiriwe ubishora muri izo ngeso zo gusambanya ese wabwira abadukurikiye cyangwa na anyway umuntu wese ashobora kuba yashaka kubimenya ese umukobwa asama ryari umukobwa asama ryari kugira ngo nsobanure neza igihe umukobwa asamira ndasa nk'ugiye muri cycle mensuelle yose ni ukuvuga ngo ubundi nk'uko tubizi umukobwa uri regiriye agira iminsi 28 iyo minsi 28 utangira kuyibara ku munsi wa mbere wagiriye mu mihango kuvuga ngo nimba wagiye mu mihango ku itariki ya mbere fate imibare yoroshye z'ukwezi ubwo ni ukugeza kuri 28 aho wagakwiriye ukongera ugatangira rero cycle y'iminsi 28 ku munsi wa 14 ubundi niho usamira ariko ntago nakubwira ngo ku wa 12 wa 13 ngo urarinze uri safe ubwo ufata iminsi 4 imbere nibuze cyangwa 5 n'indi 4 inyuma cyangwa 5 kubera iki ufata iyo minsi icyambere hari igihe umubiri wawe ushobora kuba waragize icyo nakita impinduka ugatuma igihe koko wowe uzi ngo yabaye wenda byarabaye mbere cyangwa bikazaba nyuma ikindi inanga y'umugabo ntabwo iyo ukimara kuyakira ita ipfa ko kanya hari izitinda zikamara iminsi 3 hari zimara iminsi 2 rero ushobora kuba wakora imibonano mpuzabitsina ku munsi wa 12 cyangwa 13 iyo nanga y'umugabo ikaba igihari ovulation igiryawe rikaba libere rigasohoka ubwo nyine bikabirahuye ukabura sana rero ugomba gufata iminsi 4 5 imbere n'iyindi 5 inyuma ariko tubwira abantu bari regiri hari n'abari iyo impamvu ntavuze iregiriye nuko nyine biratandukanye ntago nakubwira ngo biravariye igihe nimba warayigize ku munsi wa 14 ejo bundi ushobora rero wowe uribarira okay no kunganiraho gato gake mbiziho ubundi muntu uri irregulier abara amezi 6 noneho akajya areba iminsi ye uko imeze niba ukwezi kwa 11 wenda kwarabaye iminsi 28 kwa 12 ukaba 24 andi bikaba 30 ofete asa nk'ukora moyenne ya mezi 6 noneho kagira imibare akuramo ofete ubwo tuzashaka ikindi gihe dufate ibisomo uko ndona ari rere cyane so ni hehe na hehe mwagiye mugera twagiye tujya muri Gasabo aho dutuye tujya Ibyumba tujya Nyagatare
hari ubwoba. Okay, ndumva utahibuka neza ariko ibyo ari byose hari akazi mwakoze. Ikibazo nsa n'ugana ku musozo, Beriza duha inama na Sonia duha inama, nanjye ntanga inama ku bana b'abakobwa cyane cyane. Ese ntabwo mujya mutekereza agakingirizo mu mashuri? Mubyumva mute? Agakingirizo mu mashuri turagatekereza, ariko biracyari topic iri sensible. Nkuko nabivuze, hari ababyeyi batumva impamvu ubwira umwana ngo afate agakingirizo, bakagombye kumubwira ngo yifate akadomo nta kindi. Nkuko rero ababyeyi bamwe batabyumva, iracyari topic ikivugwaho cyane, kugira ngo kandi akenshi na kenshi binagaragara ko abo bakobwa badaterwa n'amada nabo bigana. Nanone ukavuga ati se turazishyiriramo iki ko n'ubundi abo basore atari bo bazibatera, uretse ko nabo bafite abandi bajya kuzitera. Uvuze ko wenda nabo badahari, uretse ko n'umukobwa nawe yayitwaje, byaba byiza mu gihe ahuye n'umugabo utayifite yamubwira ati ariko ngenda yifite, byaba byiza kurushaho. Ariko nyine biracyari topic ikigwaho kugira ngo ababyeyi bashobore kubyumva, n'abana natwe nyine tuvuge ati noneho birabaye udukingirizo mu mashuri. Inama yawe? Inama ni icyambere iyakire uko uri kose, uko umeze kose. Umwana w'umukobwa uri mwiza, ntabwo ukeneye umwenda kugira ngo ube mwiza, ntabwo ukeneye makiyaje kugira ngo ube mwiza, ntabwo ukeneye imisatsi itendera kugira ngo ube mwiza. Ibyo byose ushaka kubishyiraho, ariko ni nkuko navuga ngo ni accessoire. Uri mwiza uko umeze ko ariko kose. Rero yakire, kandi umwana w'umukobwa ni nkuko abivuga niwe terambere ry'igihugu. Rero ni wicara avenir yawe ukagenda ukayica ukacishirizamo amashuri, hakaba ntabwo uzashobora gutera imbere. Iga neza, ube focus, ugire mindset igira ahantu ikugeza. Ibindi bizaza with time. Abarezi nabo ntikira ko abarezi inama naha abarezi ni uko ibintu byarahindutse. Isi twageze uko ababyeyi bacu babayeho siko tubaho, nuko bakuru bacu babayeho siko tubaho, siko n'abana bacu bazabaho. Rero ntabwo twagira uburezi butahinduka, butagira innovation niba ariko nabyita. Rero uko bareze bakuru bacu ntago ariko bari butureretwe, nta nubwo turi buri ariko tuzarera barumuna bacu. Twe bakuru bacu bize nta telefone bagira, bazibonye bashatse cyangwa barangije za kaminuza. Ubu ngubu umwana wo muri segonderi wese afite telefone. Urumva rero ko biratandukanye. Donc urera umwana bijyanye naho tugeze n'icyerekezo tugeze. Ngewe inama natanga ntabwo nayiha cyane cyane abana b'abakobwa, ngenda yiha abasore. Ati kubera iki? I think mukeneye akazoza cyangwa a bright future. Kandi sincerely future y'isi, it's in the hands of women. So if you want a bright future, take care of your future. It means mufate neza abari n'abategarugori, mutabangiriza, mutabagira inama mbi, mutabashuka, kuko ejo hazaze ni uzaba umubyeyi, niwe uzarira wa mwana uzaba president, niwe kazoza k'igihugu cyacu. So inama nagira abasore igitsina gabo gufata neza their future. Thank you. Ndafatira ku byo wari uvuze, ako sinzi niba mwarabonye ko umusore sibyo bihangane kubavuga, ariko umusore aba afite umwana ku ruhande, yaramubyaye, umwana afite imyaka 3-4, ariko still akaba ashaka nk'umukobwa uri virgin. Imagine deja yarabyaye sibyo, none asize na nyina w'umwana, azi ko biragoye kujya uri kumva bashaka ibintu byiza ariko nibafate neza ibyo bashaka. Ni ikibazo. Icyo bashaka nyine no guhavinga fan nta kindi, ariko neje agashaka ikintu cyiza. Tikiriza sasa inama nuko mwafata neza kugira muzagire ejo heza. Kuri basaza bacu ni mudutabare rwose, abo barumuna bacu mubabarire. Ofite sinzi habamo kudakundana n'iki, kudakunda umuntu. We wumva ko harimo actually ntago harimo humanity, harimo kwikunda, harimo kwikunda cyane. Ugafata akana ko muri secondaire, ko muri 12 years basic education, ukagashyira hariya nyine mukajya mwikorera ibyanyu, kandi kamara gutwita unboxing njye nyine utera inda.
ibintu nk'ibyo ngibyo ufite nabonye ariko no gutinya Imana byaragabanutse sibyo ntabwo abantu bagitinya gusambana nacyo twagombye kukigarukaho cyane cyane yaba abakobwa ndetse n'abahungu yewe n'abagabo bubatse ntabwo bagitinya abana batoya rwose ni akabazo toto ngo ni iterambere ndetse ugira umugore ariko ukagira na deje reka twakire n'abandi muri The Real Women Show ariko namwe babyeyi mwite ku bana banyu mubakurikirana atari uburyo bwo kusa nkaho mubakingirana cyane ahubwo mubagira inshuti kugira ngo aho ibyo byose bituruka byo kuzana inda umwana anayigira rega akajya gushaka ko ayikuramo umubyeyi atarinze abimenya ugasanga umwana yavuyemo matrice n'ibirebire. Ikiganiro ni The Real Women Show ni Beliza ni Sonia tugiye kumusezerera reka twakire n'abandi mukomeze kubana natwe. Dukomeza ikiganiro cyacu Real Women Show twari turimo kuganira ku bintu byerekeranye n'abana barimo baraterwa amada ariko ngira ngo mukanya murabona ko twabonye abandi bashyitsi turi kumwe na Kennedy ndetse na Christian ikaze mu kiganiro. Ngira ngo dukomerezaho ibyo twavugaga turashaka kumva point of view zanyu. Ngira ngo ibi bintu twavuze by'abana baterwa amada murabyumva gute? Se ni imyitwarire mibi y'abahungu cyangwa ni imyitwarire mibi y'abakobwa? Urakoze cyane nitwa Mazimpaka Jones Kennedy. Hanyuma ku kibazo kijyanye n'ibyo ngibyo by'abana b'abakobwa baterwa amada ku bwanjye sinzi ni inyito nabiha kuko icyambere harimo guhemuka cyo ni kimwe uko guhemuka nta nubwo ahemukiwe yagikoreye ahemukiye n'umuryango we nawe ubwe arihemukiye kuko bishobora kumuviramo gufungwa ugasanga ubuzima bwe burahungabanye in future uwo mwana ashobora kuvuka akazamuteza ibibazo kuko kenshi na kenshi abakunze no kubikora bagira ngo bakanabihakana ugasanga n'ubundi wenda yuriye indege agiye mu gihugu cyo hanze cyangwa se agiye n'ahandi hantu ntashaka kumubona ariko akibagiza yuko hari ingaruka hari igihe ingaruka zizamugeraho kuko we nubwo yazisiga ariko zo ziramutegereza burya ingaruka iragutegereza. Urakoze cyane Kennedy kubw'inama uhaye ababyeyi ndetse n'abana muri rusange. Ngira ngo ikiganiro cyacu kiracyakomeje ariko twari tugiye kuganira n'aba bantu abatumirwa bacu ku bintu byitwa Christian movies cyangwa se Christian Festival movies. Ngira ngo Christian aratangira tubwira se urugendo rwa Rwanda Christian movies rugeze hehe mu Rwanda? Urugendo rwa Rwanda Christian movies ruracyari rurerure turi mu itangira ariko icyo dushima nuko iriho ntiyari isanzwe iriho ariko sofa dufite abakora izo Christian movies hano mu Rwanda. Ntago ari industry ukwayo buriya industry ibiriho mu gihugu ikagira abakora regular movies n'abakora Christian movies ariko twese duhurira muri industry imwe ariyo nyine dushobora kwita industry y'igihugu. Natwe rero turayifite tubarizwa muri industry ya cinema in general mu Rwanda ari nacyo dushima kuba iriho ubu ngubu kandi ikindi cinema nayo mu Rwanda iragenda itera imbere ubu tumaze kwiyubaka hariho Film Federation iduhurizamo twese ikagengana structure ya cinema y'u Rwanda so niho twibonamo kandi tubona bizaduha icyerekezo nka industry twese in general nizo za Christian movies zirimo indani. Bitandukaniye hese ntago wenda umuntu yahita byumva vuba Christian movies then hakaza movies zisanzwe hakaza nk'umuntu utari kubyumva wamusobanurira iki? Ahantu zitandukaniye ni kuri message content dutanga ni nk'uko utambwira abaririmba indirimbo za secular ashobora kuririmba ku mukobwa ashobora kuririmba ku kindi kintu icyo ari cyo cyose ariko uririmba gospel music abahimbaza Imana abaririmba ni message so natwe
Christian movies zitandukanira na regular movies kuri message dutanga. Usanga hanini twibanda kuri messages ziri biblical, ikindi na social issues tubona hanze, niho bitandukanye. Ese watubwira ni iyihe influence bigira kuri community nyarwanda izi Christian movies? Zirabubaka cyane cyane mu butumwa, kuko uburyo dusozamo cyangwa se conclusion dutanga cyangwa se message ziba ziri behind muri iyo film, stories ziba zirimo zubaka benshi, nicyo nashobora kuvuga ku bijyanye n'ama movies. Tugaruke kuri John Kennedy, ni umuntu uzwi cyane muri filime nyarwanda. Ese watubwira umuntu ashobora gukina filime za gikristu akaba yakina na filime zisanzwe, biremewe? Cyane rwose biremewe kuko gukina ni igikorwa uba urimo gukora, hanyuma inkuru ariyo message nk'uko yabivuze, aho bitandukanira ni mu butumwa. Jewe nk'umukinnyi ura mu butumwa kugira ngo mbukugerezaho ubushaka, so genda akoresha talents zanjye kugira ngo iyi message yawe ushaka igere ku bantu. So kimwe rero nawe n'undi nawe waturuka hariya nawe washaka ko ngira ubutumwa ntanga, nawe nkagenda nkayimukorera. Icyo ni kimwe. Hagati aho ngaho biba bivuze yuko uri umukinnyi udahejwe, ni ukuvuga ngo uri umukinnyi ugomba gutanga message iyo ari yo yose. Ariko noneho tukagira na ba bakinnyi bandi nabo bavuga bati oya ngiye mu by'ukuri izo ngizo zindi sinazikina, atari kumbwiye gukina Maria, Magdalena, Esteri, Rusi ati nabikina. Ariko so urumva wowe nuko yes we afite ikimulimita, ariko kandi buryo umukinnyi ntagomba kugira ikintu kimulimita. Hari ikintu twita I can't quotient. Hari quotient iba mu muntu yo kuvuga ngo I can't. Hari na I don't want. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Sinshobora na sinshaka. Kennedy nshobora kuba ndi umukinnyi w'amafilme meza nkakina ibintu byose, ariko ushobora kumarore nkakubwira ni urabizi pardon iyo role sinshaka kuyikina. Oya suvuga ngo sinyishoboye, no sinshaka kuyikina. Icyo gihe biba bitandukanye na wa wundi uvuga ati babo ati ziriya sinazishobora. Urumva ni ibintu bibiri bitandukanye. So niba uri umukinnyi ufite uburenganzira bwawe bukugenga anytime anywhere. Niba hari scene wumva kudashobora gukina, icyo gihe urayanga ukavuga utoke muri contract yanjye iyi scene muyikuremo cyangwa se contract ipfe burundu. Abo ni babiri. Noneho hari n'uwa gatatu. Hari uwa gatatu uvuga ati jewe byose ndabishoboye, ariko don't undermine me. Wishaka kuntwara uko wishakiye. Ndaguha example. Nshobora kuba muri script harimo role y'umukobwa ugaragaza ko barimo gusambana. Arabikubwira toke ndabishoboye, ariko wishaka ongera amafaranga kuri contract if you want that scene. Ubwo urabyumva hagiye kuzana itandukaniro. Yes, akakubwira ati okay iyo scene ndayemenda yikina, ariko on condition yuko kuri contract yanjye iriya scene uyongera amafaranga. So dufite abo bantu batatu, ubwo bwoko ko ari butatu in acting in cinema. Urakoze cyane John Kennedy. Ariko ngira ngo Christian uratubwira ikikugenza uyu munsi kugira ngo abantu babashe kumenya exactement ibyo turimo. Ikitugenza ni ukubatumira mu iserukiramuco ryacu ry'amafilime ya gikristo rizwi ku izina rya Rwanda Christian Film Festival. Akaba rigiye kuba ku nshuro ya 4 uyu mwaka. Tuzarifungura ku mugaragaro kuri iki cyumweru ku itariki 15. Muri weekdays bazaba duhugura abiyandikishije mu bijyanye no kwiga umwuga wa sinema. Ku itariki 20 nabwo tuzaba dufite special outdoor screening kuri pool yo kuri Hilltop Hotel. Ndetse tuzaba dufite n'aba guest artist bazakora acoustic night icyo gihe, live music.
and then duclosing ku itariki 22 kuri Rwanda Revenue dutanga award muri categories zitandukanye. Hazaba hari nabo bose ba filmmakers batandukanye, haba bakora Christian movies, abakora regular movies, in general. Hazaba hari na cocktail after. Kwinjira muri uwo muhango azaba ari amafaranga 3,000. Turabatumiye mwese. Urakoze cyane, ngira ngo abantu bakunda ibintu bya movie cyangwa se Christian movies cyangwa movies zisanzwe mwazaza muri iyo festival. Ngira ariko narifite akabazo k'amatsiko ko kukubaza. John Kennedy mu buzima busanzwe akaba ari papa wa Arthur umukomedia uzwi cyane mu Rwanda. Ndashaka kubaza se impano ufite warayi haye muri desanse sinzi. Oya nta mpano namuhaye, ahubwo namufashije kugira ngo impano ye ayisobanukirwe, imusobanukirwe bari inshuti. Kuko burya ntawe utavukana impano, twese tuvukana impano, ariko hari uburyo impano yawe mu b'inshuti noneho akaba ari cyo cyagihe wumva yuko ngo kanaka mu kintu runaka ameze neza cyane. Bamwe bakoresha n'ijambo rivuga ngo ateye ubwoba. So Arthur yavukanye iyo mpano ye, ariko inherited, kuko nanjye nanayivukanye mu mpano nyinshi navukanye, abana banjye bose barazifite. Urakoze cyane John Kennedy. Gira rero inama cyangwa se ubutumwa utanga ku bantu badukurikiye. Ikintu nababwira twari tuje muri bya Rwanda Christian Film Festival. Iki ndakivuga nka vice president wa Film Federation. Iki ndagira ngo nkibwira abantu abari muri sinema n'abakunzi ba sinema, ibi bintu byose ni ibyacu. Sinema izatera imbere ari uko dufite abayikunze bayibonamo, ndetse n'abadushyigikiye bose nabo bayibonamo. So ku itariki 15 rero twasabaga yuko byari byiza yuko abantu bose bari muri sinema n'abakunzi ba sinema, abakunda amafilime ya gikristo, abapasteri, kuko nanjye ndi umupasteri, abavuga butumwa, mwese ni mubyibonemo, kuko mufite inkuru nyinshi zo kuduha kugira ngo dukore mu sinema. Bibiliya turashaka kugira ngo tuyishyire mu mashusho, nicyo iserukiramucyo rigamije. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Dusoza ikiganiro cyacu rero nk'uko mumaze kubibona, twarebye ibintu bitandukanye. Twaganiriye n'umwari Sonia, tuvuga ku bijyanye na Film Rwanda Festival. Nimuzibagirwe kuyitabira ku cyumweru ku itariki 15. Twizera kuzababona. Nimwibagirwe kandi kwandika ibitekerezo byanyu kuri Facebook, Instagram, Twitter ni Real Women Rwanda. Na YouTube ushobora kubona ibiganiro byacu, kandi turashimira n'abatumirwa bacu kuba bahabonetse. Reka nshimire na Christine na Belize bagenzi banjye murakoze cyane, na comment zanyu kuri WhatsApp kuri iyo nimero muri kona kuri ecran. Ngaho rero nawe ubutaha ni kuri TV10 ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Bye. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't.